bafite abagabo bafite abagore, abakobwa bafite aba boyfriend, abahungu bafite aba girlfriend. Mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza. Nshuti yanjye, umunsi w'ubukwe ntabwo ari umunsi wo kurira, umunsi w'ubukwe ntabwo ari umunsi wo kumenya ko uwo mugiye kubana afite umwana. Umunsi w'ubukwe ntabwo ari umunsi wo kumenya ko uwo mugiye kubana afite undi muryango mu cyaro utaruzi. Umunsi w'ubukwe ntabwo ari umunsi w'amarira kuri wowe. Umunsi w'ubukwe usobanuye ko ugiye kwishima. Ni umunsi nyine wifuzwa na buri wese, ariko uwo munsi ntabwo abantu bose bawubona. Mu gihe wowe ugize amahirwe yo kubona uwo munsi w'ubukwe bwawe, ntabwo ari umunsi w'amarira, ntabwo ari umunsi wo kumenya ko burya uwo mugiye gushakana burya afite izindi ngeso. Umunsi w'ubukwe ni umunsi mwiza kuri wowe, ni umunsi ugomba kuba wategura. Ngiye kukubwira mishoni ugomba gukora mu byumweru 2. Izo misiyo wazuzuza, umunsi w'ubukwe ukazakuryohera, ukazaba wumva umeze neza ku munsi wawe w'ubukwe. Umunsi wawe w'ubukwe uwutegura ngute? Ngiye kukwereka uburyo umunsi wawe w'ubukwe wawutegura. Ni ngute wategura umunsi w'ubukwe? Umunsi w'ubukwe ntabwo ari umunsi nyine ubura aho ngaho utereye aho. Ni umunsi abantu bose bifuza. Ugize amahirwe ubonye ukujyana, ubonye ugukura mu rugo, ubonye utuma ugiye kwitwa umuntu runaka. Umunsi w'ubukwe hari ukuntu ugomba kuba wawutegura kugira ngo umunsi wawe w'ubukwe uze kukuryohera, uze kukunezeza. Mbere y'uko nkubwira izo mishoni ugomba gukora mu gihe cy'ibyumweru 2, reba aho hasi hari ijambo ryanditse subscribe, urikandeho, ukande like ndetse na share kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Misiyo yo mu cyumweru cya mbere ugomba gukora. Nshuti yanjye, menya umuntu mugiye kubana ninde, menya umuryango we. Gerageza ujye iwabo umenye yakuze ate, byagenze gute kugira agere aho ageze ubu ngubu. Niba ari n'umukire yakize ate, byagenze ute, yarakoze se kugira ngo ibyo afite abigereho, byagenze gute. Menya umuryango we. Numenya umuryango, icyo gihe umuntu rwose mugiye kuba mwabana, icyo gihe muzabana umuzi. Menya inshuti ze yari afite kera, menya ahantu yakuriye, byagenze ute, umenye barumuna we, nimba afite na bakuru be ubamenye. Ni umwana wa kangahe mu muryango. Biba bisekeje hahandi umuntu ashaka umuntu bagiye kubana ugasanga nta nubwo azi ngo ni umwana wa kangahe mu muryango, ugasanga ntabwo azi barumuna be, ugasanga ntabwo azi se na mama we, ntago abazi. Yaragupira ajya gutira abandi bantu. Mugomba kubimenya kugira ngo nubona ko agiye kugupirata mu gihe ku munsi w'ubukwe, ari gihe aba ashaka kugupirata agatira abandi babyeyi kandi ubizi neza ko afite ababyeyi. Rero niyo mpamvu iyo misiyo ugomba kuyikora, sibyo? Iyo misiyo yo kumenya umubyeyi cyangwa se ababyeyi baho bo ugiye mbese nyine ukamenya ababyeyi be kugira ngo ibintu bizagufashe neza ku munsi wawe w'ubukwe, utazababara, utazagira agahinda, utazarira, sibyo? Mu cyumweru cya mbere mubwiyemo umunsi umwe ibyo ugomba gukurikiza. Byibuze reka tubihe iminsi 2 kuba wabikora. Mu gihe cy'iminsi 2 kuba wamenye umuryango, yakoze ate, byagenze gute kugira agera aho ageze. Byibuze byagutwara nk'iminsi 2, sibyo? Ubwo mu cyumweru hasigaye indi minsi 5, sibyo? Hasigaye indi minsi 5. Mu cyumweru cya mbere ikintu ugomba gukora kugira ngo umenye neza n'umuntu mugiye kubana, ikintu cya kabiri ugomba gukora mu cyumweru cya mbere, reba inshuti ye bakunda kujyana cyane, iguha amakuru, ese nyine isamarayizingi ubuzima bw'umuntu bari kumwe. Hari inshuti, umuntu aba afite inshuti y'umwihariko izi ubuzima bwe bwose, uzi ukuntu byagenze kugira ngo amere neza, izi wenda mbese ibintu byose ukabigenzura ku buryo umuntu mugiye kubana atazaguteza amarira ku munsi w'ubukwe. Ibyo bintu ugomba kubikora mu cyumweru cya mbere.
byaba ngombwa nimba ari na kure ukemera ugatega ukajyayo, ariko ukamenya umuntu mugiye kubana ngo ninde. Niyo mpamvu nabisomarayizinze ndavuga ati reka mbahe ibyumweru 2 kuko hari abantu bafite akazi byibuze ntabwo wabura iminsi mu minsi ukora, ntabwo waburamo ibyumweru 2 uvuga ati ngiye kugenzura umuntu, ngiye kumenya umuntu tugiye kubana, ngiye kumenya umuntu umbesha cyangwa se umbwira ngo arankunda. ashobora kuba akubeshya cyangwa se atakubeshya. Umenye ubuzima bwe, umenye aho yakomotse, umenye ise, nyirakuru, mama we, inshuti ze za kera, ingeso akunda kugira bazikubwire, byose babikubwire. Hari igihe yaba yarakubeshe ikatanywa inzoga ariko mu by'ukuri azinywa. Ubimenye ku munsi w'ubukwe si wababara nshuti yanjye, si wababara, wababara wababara cyane. Ashobora kuba afite n'undi mwana ku ruhande, ashobora kuba afite undi mwana ku ruhande. Ubimenye ku munsi w'ubukwe si wababara cyane ndetse ukanarira. Niyo mpamvu nakubwiye ngo umunsi w'ubukwe ntabwo ari umunsi w'amarira, wanarira, sibyo? Kubera ko umenya ibintu igihe cyarenze, abenshi murarira, sibyo? Rero uba ugomba kubikora ibyo bintu byose, uba ugomba kubikora mu cyumweru cya mbere, uba ugomba kubikora. Ukamenya se uyu muntu tugiye kubana nyine umuryango we, ese ntabwo ashobora kuba afite undi muntu babanye mu cyaro utaruzi, wenda nimba muri mu mujyi. Niba muri mu cyaro ho biba byoroshye kuba wahita umenya umuntu, kuko mu mujyi ho usanga hariyo abantu babasikama, nkagukunda kubera amafaranga ufite, nkagukunda kubera hit ufite, amafaranga ufite, ubushobozi ufite, akaba ari cyo kintu gituma mwikundishaho, kandi mu by'ukuri nkubeshya. Mwirinde abasikama mu rukundo. Niyo mpamvu ugomba gukora ibyo bintu. Abasikama mu rukundo ni babandi mugera mu rugo, mwaba mutangiye kurushinga mugahita mukora divorce, urugo rutaramara n'ukwezi. Uwo muntu aba ari umusikama, aba yarashatse kuba yagukuraho amafaranga, icyo gusa akagukuraho amafaranga, akajya kubaka ubundi buzima. Ntiyite ngo yabanye n'umuntu, ntiyite ngo yararanye n'umuntu mu gihe cy'ukwezi, ntabyiteho, ibyo ntibiba bimureba. Icyo yari akeneye bwari ubuzima, yarabubonye. Niyo mpamvu ugomba kugenzura umuntu mugiye kubana, ese akomoka bigenda bite, kugira ngo bitazakuvangira ku munsi wawe w'ubukwe, kugira ngo bitazakuvangira mu yindi minsi. Niyo utabimenya ku munsi w'ubukwe, wabimenya ikindi gihe bikakubabaza cyane, ukavuga ati burya urugo ruragora, urugo burya ni ikintu kivunanye, kandi mu by'ukuri ni wowe utarabigizemo uruhare kugira ngo ubashe kuba wamenya amakuru kuri uwo muntu mugiye kubana. Ntabwo wabura umuntu uguha amakuru, gusa ntukemere ibintu byose bakubwiye, inama zose bakugiriye ntukajye uzifata ngo ugiye guhita uzikora. Nk'umuntu mukuru ufite ubwenge, shungushura, pinyura, kuramo iby'ingenzi. Nicyo navugaga, kuramo iby'ingenzi, ushungushure nyine, ukuremo utw'ingenzi. Utwo ngutwo tw'ingenzi aba ari ukoresha. Kandi kubaka urugo bisaba kwihangana, ndetse bigasaba no gukunda. Kwihangana no gukunda, ibyo bintu uko ari bibiri bituma wubaka urugo rugakomera. Bituma wubaka urugo rugakomera, sibyo? Bituma wumva umeze neza no mu mutima wawe. Kwihangana, iyo wishoboye kwihangana uba uri intwari ikomeye cyane. Burya umuntu ushoboye kwihangana, nshuti yanjye, umuntu ushoboye kwihangana, mwubaka urugo rugakomera. Nkubwire ikindi kintu utaruzi, mu rugo haba harimo abantu babiri, kandi urugo rutwarwa
na diregisiyo imwe ari we mugabo, ariko hari igihe umuntu muri kumwe aba afite izindi gahunda, aba afite izindi ngeso, aba afite mbese nyine umwe akajya aha n'undi akajya. Nyine urumva ni imodoka itwawe n'abantu babiri. Ni imodoka, urugo ni imodoka ikwawe n'abantu babiri. Iyo umwe akase aha n'undi akata aha, iyo byanze mwisanga mu muferege. Iyo byanze mwisanga mu miferege. Iyo byanze mwisanga mu miferege. Reka nsoreze ahangaha nkubwire ngo wakoze cyane kudukurikira. Wakoze cyane kudukurikira rwose, wakoze nimba wakoze na subscribe, wakoze cyane. Niba utayikoze yikore, ukande like ndetse na share. Part 2 ndaza nkubwira misiyo yo mu cyumweru cya kabiri. Misiyo yo mu cyumweru cya kabiri ni misiyo ishobora kuba yatuma uwo muri kumwe mwanashwana. Abenshi ni mission mu gisirikare ishobora gutuma wahasiga ubuzima. Ni misiyo nyine ishobora gutuma uwo muri kumwe mwashwana, uwo muri kumwe byarangira nabi. Na part 2 ndazanye bahereze ukuntu wategura ubukwe. Ukuntu wategura umunsi w'ubukwe. Ukuntu wategura umunsi wawe w'ubukwe. Ntabwo ari umunsi wo kurira nshuti yanjye, ntabwo ari umunsi wo kubabara. Sawa, bye. Tubonane ejo ngohereza part 2 y'iki kiganiro cy'ukuntu ushobora kuba wategura umunsi w'ubukwe. Tubonane ejo, bye bye. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Niyo mpamvu ngiye gusoza nkubwira ngo ese urakunda? Yes or no? Uwo ukunda umukundira iki? Andika muri comment. Bye.